Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Abigishwa bari bavuye Emawusi batekereza aba 11 n'abagenzi babo bandi kuko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenya amanyura umugati. Gihe bakivuga ibyo Yezu ubwe abanguye ahagaze hagati yabo arababwira ati mugire amahoro. Arakangarana bashya ubwoba bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati ubwo bwoba bwose mufite n'ubwiki kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Murebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni jyewe ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzima atagira umubiri cyangwa amagufwa uko mu ruzimbi ifite. Avuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge bye. Ko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, baba bo gutangara gusa. Noneho arababwira atari icyo kurya mufite hano. Bamuhereza igice cy'ifi yokeje, aracyakira akirira imbere yabo. Nuko arababwira ati ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Ahera ko ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Maze arababwira ati handitswe ko Kristo agomba kubabara, maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.